kereka nk'ubu bagize umwaka bakampamagara bakambwira ngo hari ikibazo yagize nibwo bahita babona yuko hari abantu bamajije gusara zavuyeho kwa kundi umuntu ashobora kugira ibyago bakavuga ngo arapfa. uyu papi Keleva wenda aranadukurikiye agerageza ashaka ukuntu mubijyamo neza ariko se urumva bafite ikibazo rero reka nkubwire ikibazo bafite ku bintu maze kuvuga mu byo numvisha hari ubuhamya wagiye utanga hashize ubu buhamya numvishije bwarababereye inkomyi akaba ari nabwo bwabaye intambamyi mu bukwe bwawe uko nahise mbyumva uko wajya kubigenza uko wajya kubikora ariko nimba bakijijwe kuki batumva ko Yesu ahindura nico nashakaga kuvuga pasta ntago bashomye amariko iyo nakumbuye gayera niyo wampize imeze ute sinshobora kuzimira ndakumbuye umwana wanje mama gento uzibuke ko nagukugemuriye isake nzima itabaze uzibuke ko nakuzaniye amashaza uzibuke ko nahinze ibirayi mu karere ka Gicumbi nkakugemurira uzibuke ko nakwambitse igitenge uzibuke ko nagwanze rope y'ibihumbi 50 uzibuke aya mariro ndiza hejuru y'umwana wanje gaye bikereva waduhurira hano beretwari hari alimentation abakire bahiramo ndamubwira nti ndashaka ngo tuvugane urumva yarashishoje kuko kuri izi mbuga nkoranyambaga barambona nari mfatirije ku rugi rwe ku modoka gutyo urabona urugi rwa rukinguye bari kwinjiza imigati baguze yakubise urugi rw'imakamenya karasuku n'amasi yandege ko nabisabarozi ariko ngiye nahawe amakuru ko bazikoresheje nshingiye no kubyuwa witwa mabukwe yambwiye nyirabukwe wa papi Keleva tubagezaho buri munsi aho muherereye aho ariho hose reka tubabwire ngo Imana ibaho umugisha kandi Uwiteka akomeze abane namwe adusuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi abadiaspora namwe tubasuhuze tubahe n'ikaze kuri aya macano yose tutapfa kurondora ariko nubwo twicaye hano urabibona uri iburyo bwanjye si madamu ntabwo ari madamu tujye kuganira n'umukozi w'Imana umuntu Imana yasize amavuta ararushaho kutwibwira hari impamvu namuhamagaye kandi ndabizi muri bunyurwe muri iki kiganiro turakwakiriye. Yakoze Justin kuba nkurikiye kuri izi cana nyinshi mbona nicaye imbere ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe je kuba mbonye ari ubwa mbere nubwo ndi umusitari wiswi n'abantu benshi ku isi ariko hari uwaza kuri imwe muri zicano akaba mbonye ari ubwa mbere nitwa Nyiramugisha Penina ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu uvuka mu karere ka Musanze intara amajyaruguru y'igihugu ndi umukristo mu itorero rya ADEPR ndi umuvugabutumwa bwiza ndi umutangabuhamya bw'aho Yesu yankuye n'aho angejeje njyaye kane mfite abakobwa 3 n'umuhungu umwe n'abandi bana 2 imbere Yesu aduhana umugisha. Imana ishimwe cyane uyu munsi wa none nk'iyo umuntu avuze ngo Penina Penina ubundi ninde Penina ninde ni iki nk'iyo umuntu avuze ngo Penina uyo bavuze ngo Justin ngenda arakara kubera iki njya ndakara abantu bazwi ngo ndakara ubundi Penina ninde twinjize mu Penina ninde nyirizina ntabwo nshaka kumva icyo ushaka kuvuga nzi ko Penina yari mukeba w'umugore bitaga Hana yari mukeba wa Hana Penina yarangwaga mu mateka y'enzi Bibiliya yimbwira hari umuntu wari wabera mukeba wowe ndumva ntawe njya uko bambereye mukeba harya mukeba ni mukeba n'umuntu bamusangiye umugabo rero ngo Penina yahoraga yishima imbere ya Hana kuko Penina yarahiriwe abona urubyaro akajya arabwira abana ati ni mubyene muvuga ngo Imana ishimwe yahiriye mama Penina mu rubyaro mbese yakinaga ku mubyimba mukeba ariko ngiye ntago ndi Penina wa kera kera nigeze mbera abantu abakeba ntarakizwa nk'abakabagabo we nkabakubita we namutwariye umugabo abana be n'abamuraje nkanamukubita di Imana ishimwe ko yambohoye iyo ngo iyo kwitwa mukeba w'abandi yabwa icyubahiro uyu munsi nanjye ndi umugore w'umugabo umwe nari umugore w'abagabo benshi muri make Penina nduwo Penina n'uwo nguwo w'abo bana ese Penina ni nk'ikihe kintu umuntu yagukorera kumubabarira bikakugora wenda ukamubabarira ariko kumubabarira bikakugora nko kuba umuntu yambeshera iyo umbesheye kabone naho wansaba imbabazi ndongera ndibuka ko hari ikintu wambesheye cyambabaje n'icyo gusa
naho kuntuka ntabwo byatuma nkwima imbabazi kuko nanjye yaratukanaga ariko kera ntabwo nigeze ngiye no muri ubwo buzima abantu banyumva ku mateka yanjye ntabwo nabeshaga n'uyu munsi mvuga ikintu nkubwiye kiba ari ico ubwo rero iyo umbesheye kuko nanjye nzi ko ntabeshera umuntu ndababara ngo ikintu ikosa umuntu agukorera kumubabarira bikakugora harimo ikintu bita kukubeshyera icyo kintu kirakubabaza kikagutera n'agahinda uyu munsi rero ngo uhaye ikaze nibwo bwa mbere ugiye ku Ntoranwa TV ni nabwo bwa mbere twicaranye ni nabwo bwa mbere twicaranye ni nabwo bwa mbere ugiye kuri Nyako TV ahandi ubanza waragezeyo kwa Pastor kwa Pastor Diane kwa Korodina warahagiye ariko no kuri wahora ariko nturajya kuri Yesu ari ku ngoma warahagiye Yesu ari ku ngoma uri ni Intoranwa okay ni Intoranwa no kuri Rafa TV naho ni ubwa mbere ugiye katubaha ikaze bose Penina rero icyatumye nguhamagara nkifuza kuganira nawe umaze igihe utambutse inkuru n'ibiganiro ndetse abantu benshi bashobora kubigiraho n'urujijo uri kuvuga famiye ya Papi Keleva muri uko kuyivuga hakazamo ibintu by'umwana bamwe bakavuga ati ese Penina yabyaranye na Papi Keleva kuko buriya ntago ari abantu bose bumva ikiganiro ngo bakirangize hari ugifatiramo hagati noneho iyo urekura ikiganiro ntabwo kiza gitangira hari n'ababyumviramo hagati bakabisamira hejuru hari n'abikurikira bakurikije intro twakoze ubundi Papi Keleva mwarabyaranye Papi Keleva ubabazwa n'agahinda k'umwana banze kwaza kureba mama we waramubyariye ubu nanjye nabyumvishe biranca ntabwo utika nshaka uyu muntu Papi Keleva abantu bari bazi nk'inyangamugayo bariya famiye bazi nk'abantu nyine batagira ubugome cyangwa batagira gute ese ubundi bimeze gute bihagaze bite nere kujya mu bindi ngo Penina akunda iki ngo bimeze gute ngo biteye gute tucire ku mayange Pastor Justin ubwo nyine kubera ko wagurutse ukaza kumbaza ngiye mu by'ukuri sinshobora kunigwa n'ijambo niko njya mbwira abantu aho kunigwa n'ijambo naravuze ngo nje nzanigwa n'ubundi bwiye iyi famiye uyu Papi Keleva mvuga ntabwo twigeze tubyarana nubwo twigeze tubana iyi famiye ya Papi Keleva nayimenye narashatse muri uyu muryango Papi Keleva yashatsemo uyu mugore wa Papi Keleva bita Dorcas ni mushiki w'umugabo wanje ni ukuvuga ngo Papi Keleva yashingiranwe na mushiki w'umugabo wanje uwo bita muramukazi wanje rero umugabo wanje twakoze mu Kinyarwanda cyiza Dorcas ni muramukazi wawe waruvuze akantu keza ko ari abantu badatangira ikiganiro ngo bagisoze nanga akaba yacumva akacumva akumvirana akaba yagisamira hejuru akavuga ibyo atumvise agatukana atabanje kumenya ngo uyu muntu avuze iki mu by'ukuri wenda ntaragusobanurira n'abandi bari bafite amatsiko cyokoze nasomye comment nagikoze ku Ikaze TV no ku kindi kinyamakuru ntibuka nsanga hari abantu bantutse ngo ndwaye harya bayita ngo iki iyi ndwara depression abandi ngo narasaze abandi ngo ndi inyombya abandi ngo ndi umuteramwaku byinshi abandi ngo mbese ngo ubundi uriya mugore ngo kumva nako gato yasigaranye kamunaniye ngo uwo mwana aramubaka ngo amurye ngo amugire gute ngo rero ngo tukwiyamye kuri Papi Keleva wacu ngo turakwiyamye ngo kuko n'ubundi wowe ngo warasaze nta muntu utabizi kandi mu by'ukuri nta bipapuro by'indera ngira ngewe nakoze ubukwe na musaza wa Dorcas uwo bita Byiringiro Simeo uyu munsi afunzwe mu karere ka Musanze azize ubujura ntabwo nareka kubivuga yibye Papi Keleva ariko mbere y'uko yiba Papi Keleva aho uwo mwana nirirwa mvuga bantwaye uko byagenze njye namaje gukora ubukwe na musaza wa Dorcas iyi miryango ntabwo yigeze inyemera uyu Dorcas nakoze ubukwe na musaza we ntiyigeze abutanka muramukazi wanje mu nyumve ku bantu bumviranye bakavuga ibitariho ikindi cya kabiri kigeretseho uwo nita mabukwe ari we nyirasenge w'umugabo wanje kuko umutware wanje nta babyeyi agira bapfuye 9 kane muri jenoside aya mahano yagwiriye u Rwanda ntawe utabizi nge jenoside yabaye mfite imyaka 6 ntago 7 nakayigejeje rero uyu muryango bakimara kumenya ko ngiye kuwushakiramo ubwo ngiye kuvuga gato kuko ni inkuru ndende bahagurukije intambara
uwo Dorukasi undi bita Rebeka uba Cote d'Ivoire hanze n'umumama wagiye mu Bufaransa bita Didasiana, nta nico bintwaye kubavuga. Uwo Didasiana ni mabukwe avukana na nyina w'umugabo wanje. Uwo Rebeka nawe ni mushiki w'umugabo wanje uba Cote d'Ivoire ni yashingiwe. Uyu Dorukasi wa Papi Kereva yari umukobwa nshaka muri urwo rugo. Nta numwe pastor Juste niwe umbajije wigeze ataha ubukwe bwanje. Bamajije kumenya ko uwo mugabo ari gufiyansanya nanje, bahagurutse intambara ndi imbere y'Imana, dore manitse akaboko k'iburyo. Bazanye intambara bazinjiza mu itorero, bibura wayu babyinjiza mu miryango, bibura wayu babwira uyu mugabo Byiringiro uyu musore bati niki caguteye kujya kurambagiza Penina, witangira ubuhamya ko yari indaya, yasambanaga n'abagabo 10 ku munsi. Kandi ijambo ryaratubwiye ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabahicare mwegisha ibya kera biba bishize. Kubankurikiranye bazi kuri nubwo batakuvuga bo kumuhoza aho nakoreye ubukwa no ku rurembo rw'amajaruguru. Murabizi ko imiryango yo hirya niyo yashira dushigikira, iravuga ngo Imana ifatanyije ntihagire ugitandukanye. Baraza baranshigikira, ariko uwo nita mabukwe ari we nyirasenge w'umugabo, kuko urumva ababyeyi b'umugabo bapfuye 94 barabishe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yarambwiye duhuye aho bita kuri Elegitorogaze, mfite agashakoshi karimo impapuro z'ubukiza bita invitation. Arambwira ngo haryo gutanga invitation ngo ufite ubukwe nticane mere, ati patura gapfuda shingi uragapfuda shatse uragapfuta byaye, ati ngiye nitwa nyoko bukwe, reka bari ko mbivuga ndi nyina w'umugabo kuko ninje wamureze nubwo nta mubyaye kwibere. Atari ko nuramukumbereye umukazana n'ukuri uko niko yambwiye, ati mbwizampeke kumuriza. Mu byukuri uwo mukecuru wambwiraga gutyo n'uyu munsi yarimutse yavuye Musanze, ari hano ku Gasave ni hateranira. Bantu baramuzi uwo nyirabukwe wa Papi Kereva, uwo nita nyirabukwe kuko ababyeyi b'umugore ntago bahari, umugore wa Papi Kereva. Uwo mukecuru arambwira ngo nuramukubaye umukazana wanje we Penina, imbwizampeke kumuriza. Ntise kubera ikima agira gutya ati tatura kamama kamahiri n'ukuri, kandi nababwiye ngo sinjya mbesha. Arambwira ngo tunguzapfa utabaye umukazana wanje, ngo nubu uwanje imbwizampeke kumuriza. Mu byukuri imbwa ntiyahe ku muntu kumuriza, yashakaga kumbwira ko bidashoboka no ku mugongo ntiyanshiraho imbwa. Uyu mukecuru atangira kuvuga uburyo Abahutu bishe Abatutsi bishe Abahutu. Kandi urumva nje mu myaka 6 muri jenoside, mwe kuvuga ngo nzanya amoko n'amacakubiri. Ibi bintu byarakomeye mu bibuka intambara mu bukwe bwanje, yaze kuba atari Yesu wahabaye no gupfa mba narapfuye, ariko Imana yanshigikiye kugira ngo isohoze isezerano ry'ubukwe. Uyu mukecuru atangira kuzana ibyabaye 94 ukuntu Abahutu bisha Abatutsi, kandi leta turimo ni ubumwe n'ubwiyunge. Atangira gukoresha inama ukuntu bitazashoboka ikirura kitazaza mu ntama. Ku bantu bankurikiye narababaje ngo mbese nyitegereza mukabona ndi ikirura, murabona ndi impyisi, kuko nabwiwe ayo magambo mbabaza mu myiteguro y'ubukwe. Ibintu rero birakomera, twahura akavuga ngo nzapfa ntabaye umukazana we, Imana ikora icyo yavuze dukora ubukwe. Nakoze ubukwe amezi 3 ndumva ariyo yabaye menshi. Umugabo atangira gutumirwa mu nama z'imiryango, n'ubu ningirirwa ubuntu Byiringira agafungurwa ntago azanyangira. Nubwo uyu munsi tutakibana, ariko nzamuzana kuri kamera nawe ukura azakubiye. Bakamutumira bati ngwino. Yavaga muri iyo nama y'umuryango akaza nkubita ndi umugeni w'amezi 6. Nwite ndayuwo mwana Papi Kereva yayaze. Ko mwaje kubana ubukwe buraba. Izo nama zo kugucyura mu bijyanye no kuba ibyo byaragiye bibayo mahano yose, hari abantu babaga bahari cyane, barahari, banabyumvaga bakambwira bati uru rugo rwihorere, uyu musore mwihorere. Ariko ngashingira ko ari Imana yavuze, nkavuga ngo ngewe ntago abantu barusha Imana imbaraga. Mbese nge ndihambira kuko nari mfite isezerano, kandi cyatumye nsezerana n'uyu Byiringiro nuko nabonaga nawe nta kibazo afite ankunze. Rimwe akanababwira ati nje aho gusuzugura mwe aho gusuzugura Imana nzabasuzugura. Tumaje gukora ubukwe rero bakamutumiza mu nama, bamubwira ko ntwite indi tariye, ko basenze Imana ikabaha amakuru ko namuroze, ko amarozi mvuga ko nakoreshaga ntayataye. Mu byukuri ibintu birakomera. Nihuse rero yavaga muri iyo nama akaza kankubita, agera ku rwego yanyibaga ibyo mu nzu, intebe twashingiranwe baduhaye nyine
imyambaro y'ibitenge. Nari mfite marene wankoreye ubukwe ucuruza ibitenge hano ku Kizu, bamwita Mama Mugisha, ndabizi ajya akurikirana ibiganiro byanje. Marene wanje yari yampaye imyenda myinshi yuzuye varisi na mari. Iyo myenda bashuka umugabo yose arayigurisha ngo ku rwego nzatsibuka nkamuvaho, nanga kuva kuri Byiringiro. Biza kurangira rero umuhanuzi ambwiye ati mbonye bateje umugabo wawe amarozi, kandi koko nkurikije uburyo umugabo yagiye n'uburyo yancitse, ntago ari gutyo gusa, abantu bararoga. Imbaraga nakoreshaga kera nibashake bazi umugabo ageze aharambwira ati ngewe rero bambwiye kukwica, ariko mba numva nta mpamvu yo kukwica, ntisi ninde wabikubwiye. Ati ni masenge yarambwiye ngo ninkwica zampa umugabane w'inzu, kuko nyirasenge afite amazu i Musanze. Mbwira Imana ndi gusenga ndavuga ngo kugira Byiringiro anyice, kaye waravuze ngo nzabaho nzabona no kubuzukura umutumure. Ngiye nagiye kumva numva umugabo arambwira ati ndagiye, kaye sinzagaruka muri uru rugo. Ubwo rero yanda nari ntwite yansiganye, yagiye igize nk'amezi 8, nabwo yankubise igomba kuvamo. Polisi ya Rwezamenyo hano Kimisagara iramufata, iramufunga, hafunzwe amezi agera muri 2. Ngenda kumusabira imbabazi, ndavuga nti umugabo wankubise kugira ngo bitaba n'urubanza ko namufungishije. Ibi bintu ubuyobozi bubyibuka barabizi, baramurekura. Bongeye kumurekura ariba, yibye tuba hano mu Gasyata. Nge yaranyibaga nanje ibyo mu nzu yarabimaze, abimazemo agereka kwiba abaturage. Baramufata bamufungira Imageragere. Ubwo rero afungiwe Imageragere, narabyaye amaze y'umwaka n'igice arafungurwa, nabaga mu Gasyata Kanyonyomba araza. Uwo mwana namubyariye ku Muhima, uwo Papi Kereva yanyibye nyine. Majije kubyara araza arambwira ati nene aragusezeye, ariko numvishe nshaka kureba umwana. Nta kibazo, muha karibu. Yabyutse butaracika kuca imyenda, yewe naranjete bino bahanaguza umwana yitumye, utwo dukarito yaraduteruye natwarajyana. Ni ukuvuga ngo yakusanze mu bitaro Muhima. Yego, utwo wari ufite naho arabipakira. Yabinyibye natashe, ntago nari nkiri mu bitaro. Ubwo umwana ndamurera, ubuzima bw'i Kigali burancanga, urumva ntago nari mbumenyeye. Njya gutura mu karere ka Gakenke n'uwo mwana w'imfura ye nyine Byiringiro Gayera, nawe yitwa Byiringiro yitiranwa na yitwa imfura y'amasezerano Igabe Gayera. Ni ukuvuga ngo majije kwimukira iyo mu Gakenke, umugabo yarahansanze ngo bari baramufungiye aho bita ku Rushashi. Natekaga resitora aho ngaho mu Gakenke aho bita ku Kiyaga, abantu baranzi ko nahabaye nihigira ubuzima. Ariko urumva uwo mugabo ariwe musaza w'umugore wa Papi Kereva, namushatse mfite abana 2 ariko wari umusore. Bamufunguye rero ni kwa kundi bavuga ngo ubumwe buranuka. Ntago nzi ukuntu yageze aho nkorera kuri resitora hari nk'aya masaha. Umva pastor yambaye nabi, urabona umuntu ufunguwe ubuzima bwamucanze. Nge nari nanamuyobewe. Ako kana ke k'imfura ye Kagayera karamusanganira, mbona arateruye ansanze mu gikara aho nari ndi kugaburira abantu barya ibya nimugoroba. Harabona atekeraga ubugari mu gitondo, nabo natekeraga ifunguro rya nimugoroba, harimo n'abafundi. Amaso mu yandi mbona ni Byiringiro uteruye umwana. Hahanaye ati nari mfungiwe ku Rushashi. Ni none se ukuje hano? Ati narinje gufata ibyo kurya, nayimbajije resitora, nayo mfite 1000, bambwira ko hano hari resitora. Ati none ngusanzemo. Nihuse rero namuhaye karibu. Ngiye kuko urumva Bibiliya yaravuze ngo twasezeranye kubana karamata, niko dusezerana ko tuzatandukanwa n'urupfu canga Yesu agarutse. Urumva mu by'ukuri kuba yarafunzwe, kuba yaranyibaga, kuba yarankubitaga, ntago rwari urupfu yararwaye. Muha karibu turaryama, kuko ntahandi yagombaga kurara muri ayo masaha, nta natike yo kumugezi Musanze. Yego, ubwo umwana yarari mu myaka 3. Iryo joro yasiza nteye inda y'umwana wa kabiri wo bita Dorcas. Kandi nabwo abyuka saa 10 y'amasafuriya nteka muri resitora. Yitwa Dorcas. N'umwana umubyaye mwitande Dorcas, ariko ntago nanabyibukaga ko muramukazi wanje ndi imbere y'Imana. Ntago nanabyibukaga ko muramukazi wanje yitwa Dorcas. Iryo joro umuhaye karibu, imuweze uko yambaye, gukaraba. Ndamukarabya, mugurira silipa, mugurira utwenda. Nagiye hariya mu Gakenke nijoro, hari amaduka haba. None se ntakunda umugabo, arega umugabo wanje yandwanisha kusibya abadayimoni barwanyije urugo. Yego, nta nubwo byari ikintu cyagombaga kumpana, kuko n'umugabo wanje. Mu gitondo kare wumva ukuntu rwanje ari igisambo cya ruharwa, ariko nabazimu yarabyutse y'amasafuriya yose y'amasahane n'ibirogano.
none ko nanamusengeye bikanga burya nta mugombozi wigombora ko nta muganga yarabyutse afata y'amasafuriya yazindukiye kare kuri resitora arapakira agafunguzo niyo agasize yari yakabonye hagenda ngo mbyuka ncuririza umugabo ndamubura cokoze utwenda namugura agenda dukubisemo ibyo bisazira bisigaho mbwira umwana wanjye ntisiko yataye umutwe ninarinzi ngo wenda yorohewe mu mutwe yagarutse mbo nihuse byiringira agenda uko ubuzima burancanga urumva nsigiye inda niyo ncuke wa mwana nagiye gusura muramukazi wanje bita mama Ruberi utuye ku Mumena hano kuri Green mushiki we banyina baravukana mu nyumve neza nubwo nawe uyu munsi atakinyitaba bose banyitaruye mbaza umuntu umwana ati mubaza uyu namubaza undi ati mubaza uyu ariko muri baramukazi banje muri bashiki b'umugabo mwanyanga mutanyanga ariko nje ndabakunda ubwo ndagenda ngiye kumusura arebye ubuzima ndimo ati se pene nabimeze utende dore musaza yaraje asiga nteyinde none ntingiye kugurisha agasambu k'iwabo w'abana igitarama ntago ndajyaniye incuke n'iyinda ndwite ati none uri kugira bigende ntagira ngo usigire Gayera nzamunyura ngarutse muri covid ati musige uwo mwana mukuru ko musize uwo bita Rebeka mushiki wa Byiringiro uba Cote d'Ivoire aza gusura uwo muramukazi wanje wundi ataka kana nakanda ati nakabyiringiro Byiringiro so ati musaza ati uyu nuwo bita Gayera ati yega ati simusiga ubwo urumva ndi igitarama namusigi uwo muramukazi wanje wo kuri Green hano Nyakabanda ati se none uramujyana tudahamagaye Penina ariko nkabona ari maze iminsi nsenga Imana ikambwira ngo bari abantu bakwanze mbahaye urukundo ku mwana uriya mwana ni umugisha aziga kandi Imana izamugirira neza hibaza abantu nabye ntibampembe nakoze ubukwe ntibanshingire ubu koko bazakunda umwana ngiye kubona mbona telefone irampamagaye ndaho bita mu Rwigerero inyabitare iwabo w'abana bakuru niho bavuka bawa mugabo w'umupolisi wapfuye njya mbabwira mwitabye numva ni muramukazi wanje koresheje tigo y'umugabo ati Rebeka yaje kudusura ati none abonye Gayera aravuze ngo ntari bumusige Gayera ni uwo mwana w'imfura y'uwo mugabo Byiringiro umusaza w'umugore wa Papi Kerevo ati rero mbigenze ntisagiye kumutwara mu buhe buryo ati ngo agiye kumusura nimba ari ukumusura nzamukenera nkamubona mu mushyi rwose nguko uko twavuganye ariko ni impindukira dore badufungiyeho kuko ari muri covid umwana wanje nzamusanga ati nta kibazo ngice gihe mperukanira n'umwana wanje narahindukiye mbwiye mama Ruberi ntise mama Ruberi uwo bita batamuriza nti umwana wanje ko wambwiye ko nzamusanga ari ati rero Penina Imana twari turi gusenga ikubwira turi kumwe kibahaye urukundo ku mwana wibuza umwana bene wabo reka bamufashe yamutangije n'ishuri urumva amezi 2 yarasize nagarutse covid bafunguye amezi 2 asize ati nzabasaba bajye bamuguha gusura yego mama Ruberi rero antera injuka gutyo ndatega nikomereza mu Gakenke nari nabonye agashoro ndongera ngura amasafuriya ndakomeza nitekera resitora ntumbura umwana by'umubyaye ababyeyi munkurikiye murabizi byari 2022 namuhamagara ati nababwiye ko bagomba kuzana umwana akagusura ati bararahira ngo uzapfa utongeye kumubona nzapfa ntongeye kumubona ati yego ngiye Musanze mabukwe uwo nyirabukwe wa Papi Kerevo urumva ko ni nyirasenge w'uwo Dorokasi ntanubwo nawe ari nyina umubyara yafashe ico bita inkona arambwira ati hoshi ati mvira mu rugo Imana ati twati mwizina rya Yesu inkoni yanyirukaho narasitaye ne nambaga kweto karekane narayincitse kabiri usibye Yesu wahabaye ati twati hita daimoni mu rugo rwanjye yego Yesu wabambwe anyirukaho hari harimo umusoro ukodeshejemo amfata mu bitugu arambimbika ndenze igipangu barakinga ndavuga ntarega umwana wanje ndamubuze ndongera ndihambira nsubiraho haciyemo nk'amezi 5 umwana nabyaye wagiriye kugise nagiriye kugise ntawe mpaye igikoma cyo kozari mabukwe mudiyakoni ku Gasave we yaransuye anzanira n'isombe ariko nta wundi muntu wampaye igikoma uyu mukecuru aravuga ati ngengeye gutanga ico bita nimba rukwidekarana nimba ari cyo umuntu bita Penina nanga kwishinganisha nangarukira mu rugo kuko n'uburoza abanzaniye nzamwica rero ndavuga ntufite agatwe gato akarinda urugumo ndavuga ngiye gutera muramukazi wanje nahaye umwana kuko barasina nabahaye umwana ngeze yarambwira ati nta kindi nakora usibye kuguhuza nabo bumvishe ko nkivuga iby'umwana bakupa telefone muramukazi wanje rero wabonye ko ibintu bikomeye uwo mama Ruberi nyiri gusigira umwana muri ico gihe ca 2022 yarambwiye ati reka nkubwire ikintu tugiye gukora
wowe ugiye kugenda ujye muri RIB, numara kujya muri RIB wowe ubwawe ubabwira ikibazo ufite. Ndavuga ngenda ajya muri RIB mbabwira ikibazo mfite kandi ari wowe wagakemuye ikibazo cyane. Ntabwo ngenda ujya muri RIB, ni nawe watanze umwana umbwira ko ari ukugenda agasura nyirasenge akazagaruka, ibindi ngiye sindi bujye muri RIB. Nagiye kwa pasiteri wahariya mu bahitana imbariki hara kuri Girine, hari urusengero ruhari ngo nimba barwita muri Karabaye, sindi kubuka uko hita urusengero se rwakwitwa Karabaye, ruri muri Karabaye, muri Karabaye aho ngaho. Umudugudu witwa Karabaye? Witwa ni hano nyine mu Nyakabanda, hari paruwasi hari n'undi mudugudu na ADEPR, na ADEPR. Bitekerereza pasiteri ahamagara muramukazi wanje, ni inkuru ndende, aramubwira ati ni icyo urafashe uyu muramukazi, uramuzi uyu mumama ati ndamuzi, ibyo umwana bimeze bitaramutekereza, none ko utari kumuzanira umwana ati nanje muheruka ubwo baramunyimbye kuko bazi ko mufatirijweho namuha penina. Umwana rero bamaje kubona ko ndi kujya kumushakira i Musanze, baramuzanye bamuzana kwa Papi Kereva. Baravuga bati uyu ni umwana wa Byiringiro kandi murabizi Byiringiro arafunzwe. Icyo gihe yari yarongeye akora ibikosa baramufunga, penina nta buzima abayeho, nimufata uyu mwana. Papi Kereva amaze kumenya yuko ndi gushaka umwana aramufata mujyana hano kwa Maseru. Urumva umwana wanje ari mu ruzerero, sinzi nimba n'uyu munsi yiga nkuko bambwira ngo ariga ari ku ishuri. Ngeze kuwo mabukwe ndabizi se, ariko reka nkubwire pasite, njye uyu mwana wanje yaba ariho yaba atakiye nje namubahekenyesha, noneho n'ibintu nakora isi yose yahita ibona ko ibyanje byarangiye. Uyu mwana ndamukumbuye, urumva imyaka 5 irasize, muheruka afite imyaka 3 agize imyaka 8. Ngo ngere kwa mabukwe uwo bita Mama Geno, nyina wa Baremu, Remu uyu muhanzi waririmbanaga na Bakabaganza. Mabukwe arambwira ati nje wigeze umpa umwana, mugemuriye nzanye n'ibijumba n'ibirayi n'amashaza, wigeze umpa umwana wa musazi we? Yafashe igikapu narinzanye arakiduruza kirenze urugo. Mwabantu kandi nawe n'umudiyakoni, ibyo bintu uvuga nibyo pastor ngenda babaye, nubwo abantu bambona bakavuga ngo narasazi. Afata igikapu kirimo amashaza, kirimo ibijumba byiza, nahace kirimo inanasi, arenze urugo ngo haruje kuroga ubukwe bwa Rebeka. Rebeka n'uwo washingiye Cote d'Ivoire, ngo nuje witwaje umwana ngo arenze urugo. Imana izabibahanire. Bamenye ko nje aho ngaho kwa Mama Geno bamusubiza kwa Papi Kereva. Kadodoka rwari runciye intoki nuko nahise nkuraho intoki. Umukomisiyoneri bita Ngabo ngo bamwambuye 200,000 y'abakomisiyoneri inzu bamaze iminsi bamamo kwa Rutanga. Aravuga ati harya uyu ni muramu wawe? Aturiya ni umugore uramugore ni musaza, ni mushiki w'umugabo. Aravuga ati ataba abantu ntagakiza bagira ati si basi yagutegana amatwi. Bakije imodoka baragenda. Rero pastor guhera uwo munsi kugeza ubu sindabona umwana wanje. Cyakoze 2022 namufashe ku ngufu, umwana ndamuzana mugejeje wanje mera nk'umuguye hurguba, ari uwo mabukwe ari baramukazi banje. Namufashe ari mu gitondo ari ku cyumweru, narabatunguye ari ku cyumweru ndagenda. Umwana mufata akaboko, babonye ko bikomeye, hari no mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunane. Baravuga ati mumureke. Cyakoze barankurikirana moto bareba aho mwerekeje. Naramuganirije ntisegayera, bakubwiraga ko mama wawe ari ati barambwiye ngo mama wanje ni umugore bitaga Penina ngo yarapfuye. Nise papa bakakubwira ko areba ngo papa barambwiye ngo yitwa Byiringiro, ngo barambwiye ngo yarasaze, ngo bamushize muri gereza ngo yabasaze. Ngira agahinda gakabije, nge niyo ndwara bavuga yantuza nshobora kuba nyifite kubera ko depression. Aho kumbura umwana wabyaye imyaka 5 igashira, basi ntago mubatse koko nimba bari kumwigisha, ariko bampa uburenganzira bajye bamurekura muri vacance. Bavuga ati Gahera genda usure mama wawe. Mu by'ukuri nakorewe ihohoterwa rikomeye. Ikindi cya kabiri kigeretseho, ndashaka kugira ngo bampe uburenganzira ku mwana wanjye, nubwo hatari kuri RIB, ariko inzego zibishinzwe zizamfashe zinkorera ubuvugizi kugira ngo mbashe kubona umwana wanjye. Nicyo nashakaga, nubwo twari mu kiganiro, ariko mu by'ukuri ndashaka ubutabera. Uyu munsi wa none wari wigera byibuze uhamagara Papi Kereva ukamutelefona, warangiza basi mukavugana, byari byabaho? Pastor ntago ndi bumubeshane, nta nimero ye ngira, usibye abantu bajya banyandikira nk'iyo navuye ku kiganiro gutya ngo ninongera kuvuga izina Papi Kereva nzaburirwa irengero.
nawe nigeze kumva hari umuntu wambaye nimero ndamuhamagara ntiyanyitaba nkoresheje indi nimero y'umwana aranyitaba ndamubwira kuko ijwi igenda rizi wampaye umwana wanjye papi ntiwakoreye Imana ukampaga yera arambwira ngo ariko ubundi warasaze hari umwana wampaye kandi koko mu by'ukuri ntabwo namuhaye umwana ariko nawe nimba ari umubyeyi nabonye muri iyi minsi baribarutse nangirira imbabazi basi afite n'ububasha bwo kubabwira ati mufashe peni namuha umwana amusure ntonzamufata ngo tugumane ntafite uburyo bwo kumwigisha kuko n'akandi gato ako ka Dorukasi nako ntabwo bwiga nibamfashe basi bajye bamunyoherereza ansure numve nanjye nduhutse kuko iyo mukumbuye sindya ngiye mu buzima nkundi ashobora kwizera ko nimba izo mbaraga nkizikoresha iyi Mana bize ishobora no gufata izanje nimba koko kayisinkiroga pe no mu byo narogaga sinatamikaga nakoreraga abarozi nk'uko natwe twaza tugakorera ikinyamakuru runaka kuki batizera oya ntagaruka ko batinye ko mbaroga ahubwo ni umutima wa kinyamaswa bagira aba bantu baba barahuye n'abahanuzi birashoboka kuko ngewe nta kandi abo bahanuzi bakaba banakuza bakavuga turiya ni shitani kuko ari umumama nzamukoresha mu bihe biri imbere yigeze ampa umurima ampaye umurima ndashima Imana abandi bahanuzi barabimenya bamaze kubimenya bakora inama baragenda baramutera baramuhanurira baravuga turiya muntu agikuzimu nuramuka umuhaye mitasiyo uzapfa nabi uzasara nimunarebana ubwabyo byonyine uzasara rero wasanga abantu bubakiye ku kinyoma cy'ubuhanuzi ariko se ku buryo bo nimba ari ababyeyi batagira impuhwe z'uko umubyeyi yabyaye kandi akeneye umwana we ndumva uyu mwana umufiteho uburenganzira washaka wanajya no kwa papikeri ivuga ko manga bakaguha umwana wawe kuki utabikora banyica ntabwo natinyuka rega nubwo ubona n'ikarakasa gutya ariko nubwo babuzamo aho babura hazi se ndahazi n'igipangu ndakizi none se wari wiyambaza se inzego z'ibanze niyambaje umuribu w'inshuti yawe oya umuribu se rega iyo ibintu byagiye kugera muri ribu penina aba ari ikindi kintu ahubwo wiyambaje sibo wiyambaza mudugudu aho batuye umugezaho icyo kibazo yuko baba bafite umwana wawe kandi banga kujya kumureba ubatekereza iyo nteko y'uko byagenze nk'uku kuko ntabwo abayobozi bose bareba YouTube cyo koze nka ribu ishobora kubikurikira ariko nk'uko uri kuvuga ngo ndamukumbuye nubwo ntabasha kumurera urugero ko bakwiga wenda nkamubona bakabishyiramo umunyurabwenge nk'abantu bakavuga uti ahubwo papikereva uruhande rumwe ngewe numva papikereva yarakoze ikintu cyiza ikintu kitari cyiza kiri gukorwa ni ukumukwima wenda nko mu biruhuko bakavuga ngo nk'iki kiruhuko genda usure mu rugo ariko nanone wibuka kandi bagiye mu rugo rw'iki rw'umurozi agiye mu rugo rw'iki ntabwo ndi umurozi arega pasita nyine ndi kukubwira ya myumvire bafite ese kuki batizera ko Imana ihindura twizera se abantu bose basenga niko bizera none se bavuga Imana yahe ko nayo nabo bayivuga mu kuramya no guhimbaza batizera ko Imana ishobora guhindura penina genda kumva bashobora guti bafite urukundo rwo gufata uyu mwana bihinjira kuko ntonzara ubona byaye nibamunyoherereza kubera kwa kuntu batatashye ubukwe bari kuvuga uti uyu mugore yanahindura uyu mwana nubwo buroza akabuzana mu nzara ngahindura se kugira ngo bitange icyo wajya kuroga umuntu ukurihirira umwana amashuri kandi ntafite n'ubwo bushobozi ngo murihirire urumva najya kumuhindura se gute kandi nanjye mfite ubugome namureka nkavuga nti nabiyo n'ababyara barabata ariko uyu munsi ngende gutaka ko nkeneye umwana hari umuntu wese wibaza rero akikubona aravuga ngo kuki uriya mugore yiyambaza imbuga nkoranyambaga mu kuvuga papikereva bo bavuga yuko musubiza kwiyambaza izi mbuga nkoranyambaga wenda mbangira ngo nihagira n'ubibona ari inshuti yabo abaganirize kuko byanze bikunze ntago nangwa na bose nubwo hari abantuka ariko hari abakunzi banje hari abakunzi ba papikereva kabone naho yaba uyu mwana atakiri mu maboko ye ariko nawe abyumvishe kugira ngo yikureho uru rubanza yamfashe bakajya banyoherereza umwana akansura kuko inzego zo hasi zo naraziyambaje hano mu Nyakabanda ambwira ko nta kimenyetso mfite cy'uko nasize umwana aho ngaho nicyo kintu uwo muyobozi w'umudugudu yambwiye umwana we rero ni papikereva wamufashe amutwara mukuriwe cyane ni madamu yamuje kumutwara ni nyirasenge amutwara kwa papikereva rero ngiye ndumva ukuntu bimeze penina uyu nyirasenge wamufashe uri bukuremo ibintu by'igikirisitu
ugenda guha umwana wawe aranyihisha ngiyeyo inshuro zirenga 10. oya ntabwo ari bukwishe noneho kuko nyuma y'iki kiganiro ushobora no kwitaba telefone yo muri RIB ikagufasha muri iki kibazo. Uyu muntu wasigiye umwana wawe akamutanga agomba kukugarurira umwana wawe. Niko bimeze. Nkagira ibibazo bibiri kubaza. Uyu mwana ko niba mukugarurira atari bwongere gusubira kwa papikere, ufite ubushobozi bwo kumurera? Justin nta kibazo, agize imyaka 8, nzemera mujyane muri leta ku Gasave nubwo hari mu rugendo. Nubundi umugisha wari uwo kwiga akazageraho Imana yavuze. Niyo yakwiga leta ntago ibya prive byabikirimo nadasubirayo, bakumva batari bumfashe kujya batanga amafaranga kuri kode y'ikigo ngo umwana yiga. Nzajya mubyukana kare muheke mu mugongo nanga mufata akaboko tujye kwiga, ajye kwiga muri leta. Nta kintu bitwaye. Niyumva kumukoreraho umugisha kubera ko nasakuje bitagishoboka, Imana ifite ubundi buryo. Ese ubwo aba uyu muramye umugore we n'umugabo bose ari abaramye? Shaba nabatindi ku mutima kandi mbivuga abantu be kunyumva nabi, kuko urebye igihe naririye ari n'abantu bagira imbabazi bavuga ati kadukira uru rusaku rwa penina, ariko kweri basi bazamunyereke niyo nge napfa uyu munsi ntarabona umwana wanjye menza umuzimu wanje nimba umuzimu baho wabatera. Ntabwo aba bantu nabatindi ku mutima. Justin Papike Reva muri kwa kundi tumubona yiyoroheje yagize gutya cinga imodoka yaranciye intoki Sevresire nafashe ndamubwira nti papi ndashaka kukuvugisha ko ariko yari yabonye uwo mukomisiyoneri arimo 200,000 nawe ngazaza hano bivuge nubwo abantu bafite abakunzi benshi w'inzobe w'umukomisiyoneri yamwambuye 250 ya komisiyoniyo nzaba mu munsi sinzi nimba ari yakibamo. Yabonye turi kumwe hari yatekereje ko nshaka kugira ngo mpagarare hari uwo mukomisiyoneri aza amutesha agaciro. Yaranciye intoki nuko ari Yesu wahaba. Yazimwimye ku bushake. Uzi ko yanagiye anga akicara muri saro, yarambwiye ati ngiye nicaye muri saro nyirabukwe arimo nita mabukwe atarababwira ati mwakemuye ikibazo cy'uyu muntu ngo bikingiranya mu cyumba bakoreramo indirimbo banga gusohoka. Umva se batari bari mu mwuka baramuhereje bandika indirimbo nyine rega bura kwandika indirimbo no kuyisohora ukikiranuye na mwene sose ubundi byo baririmba mana ntonde n'abantu bishyuza nawe ubyibuka imyaka 2 hafi abishyuza kanicecekere byo nibindeba. Uyu munsi wa none ndeba nica umwana hari umuntu udukurikiye sibyo penini kandi agiye kubijyama guhesha umwana wawe Imana imuhe umugisha. Ubu ngubu ni agaki wabwira Papike Reva? Ngiye Papike ese ubundi ubona ari Papike Reva na Dorokasi nabahe bafite ikibazo? Mo bombi ninde ufite ikibazo gituma uyu mwana batamuguha? Ngiye mbona ufite ikibazo ari umugore, ariko n'ubundi umugabo niwe mutwe w'urugo, ariko ufite ikibazo ni muramukazi wanje kuko we twakoze ubukwe. Umva uzi ibintu nawe yankoreye ubyibuke, ntago ndimo kumubeshera. Niwe ufite ikibazo yankuruye ikanzu ndi kwerekanwa mu rusengero na musaza ayikandagiraho ngo nge nari nicaye imbere kugira ngo baza kuba ko amagina kubishije ngo dore ngo ayikandagira gutya mpagurutse iratabuka iki giteranyirizo cyose nabyiringira aramutse ahari yabivuga ku buryo yanamugati amwereka gutya yandagiye ikanzu ruteranyirizo aba kumuhoza mu nkurikiye mu byibuka. Uzi ko ari uko inyuma ari ba pasiteri baba bahicaye iyo ugira ngo arabakirisitu uzi ko nari nsebye nahagurutse ishuje ipirebeka ikariso nari nambariyeho ikanzu. Ariko aba bantu uzi ukuntu ari abagome. Ubundi si usibye ubugoma nkorera bampereye kera rega nerekanwe nambaye ikanzu yacitse kandi nari naberewe nambaye neza. Hagurutse arayikandera yaje kunyicara inyuma ku bwende kugira ngo ankoze isoni. Niwe ufite ikibazo. Papike Reva ashobora kuba uyu muryango yawushatsemo narawushatsemo wenda mu makuru nta nayo yari afite, ariko uyu muramukazi wanje afite ikibazo. Ngo muramukazi wanje yirirwa. Iyi foto y'uyu muramukazi ni uwo nguwo nyine uyu uko areba gutya dore ako gakobwa gasa n'uyu fotokopi n'umuntu akabaniwe muzana amazuru. Ahubwo aba batindi bo ku mutima bamba bariye bakamba umwana wanjye. Dore
barasa nkawe ngo birirwa bahamagara uba muri Cote d'Ivoire ngo duha amafaranga ya Minerval none se bamumpaye basi niba bashaka kumufasha bakamufasha turi kumwe dore ga yararasa gutyo ko n'ababyariye ubundi bampaye agaciro ko mbabyariye kabiri ubundi barantesha umutwe kubera bareke kugutererana ubu ngubu nakabaye mu buzima ndimo urebye ahantu nta jiste dutahane usibye Yesu umpisha winjira homba muryama mu magorofa umwana w'umuntu adafite aharambika umusaya nabyo Imana izabibabaza hari ugiye kuvuga ngo mbese baragushinzwe Bibiliya yaravuze ngo naho twavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika tudafite urukundo nta kintu bimaze uyu munsi hari imirimo Tabita yazuwe nayo nge ntabwo nzaba abantu ijuru baririmba iryari ryo nimba ari rya Kamonyi nabyo Imana izabimenyesha abantu hari umuntu nabonye wanditse ngo urasabye Papi Keleva ngo watwirije mu rusengero wowe ngo utubwirize ubutumwa wakabimenye se ko nabirizagamo mvuga gukomera kw'Imana uyu munsi induru ntishobora kuvugira ubusa ku musozi uyu ndi kumuvuga bitewe nuko mfite ikibazo ntagifite sinaza ntago naza ahangaha ubu ntiwasanga ubimburiye abandi baba bafitanye nabo ibibazo nushaka azaza avuga kuko akarenze umunwa akaruta ihamagara ngo narasaze sha nawe uri nje wasara mu bukwe agira gutya arakandagira ikanzu kugira ngo nuza guhaguruka wikubite hasi tubimenye impamvu abageni benshi bikubita hasi ahubwo bari ngo dore imbaraga ze ziramugaraguye ariko narumvishe ngo na Potere Rosine yaguye mu bukwe bwo kwa Mutesi wasanga ari umuntu wamukandagiye cyane rwose nta nubwo nari nkibyibuka ahubwo ubu binteye kwibuka nanjye ubu mise mbyibuka ngo na Masava yarahanutse bacunge neza atari abakandagiye ubutsitsino bakikubita umudiyakoni yaramugati iki kintu ukoreye muramukazi wawe ati ngo ntago nabibonye rwose ngo urabona nicaye gutya ndebe inyuma ijwi rirambwira ngo wikerererwa umugabo yari yahagurutse basizemo imizike nyine kumwe umugeni bamwakira bari kumwerekana ndareba mburi ico nkora nerekanwe mfasheho gutya bari kuvuga ngo bya birozi ntiyabirekuye bije kumwihorera aya marira kagahinda mu ntera namwe Imana izakabatera reka tubwire Papi Keleva aguhamagare iyi miryango yicare kuko uri kumva ko birakomeye ubwabyo kuba warababyariye babiha agaciro kandi ndabizi ugomba kurenganura uyu munsi wa none abo bantu batagukunze muri famiye mu gukwa izo ntambara umugabo wawe aza gufatwa gute kugira ngo ajyanwe gereza none ahangaha bari bamutumyeho kuko urumva kibe kibi n'icabo yarafunguwe n'ubundi Dorukasi amutumaho yari yababwiye umugabo ati nisubiyeho ayo ni amakuru inshuti zabo zimpa ati nikosoye nyine Dorukasi aramubwira ati ngwino udusure ariko bari bafite urugendo rujya i Burundi nyine bahamusiga aruhutse nka musaza we ngo bazi bazagaruka bahamusanga ariko umugabo wanje byo ni igisambo pastor aragenda rero ibyo mu nzu byose sinzi uko yabivuganye n'umukozi arabiba arabimara arabisaho n'iryo jambo uri kuvuga ko umugabo ari igisambo ibyo bintu ni ibirogano nariba gusa nuko batamusengera n'abari kariye kumusengera se gute ntago ibintu byose rega ariko baba bafite impano abo ngabo byo kubisenga ariko bagomba no kumenya ko arwaye nyine ahubwo yakwiye kujya kuvura kuko nimba aza akakwiba weho mwarabyaranye akaza akiba ibyari kugira umwana umumaro akaza akiba ibintu byose agasakuma akagutwara n'amakotegisi n'amapampa cyane twari dufite n'ikibanza arakigurisha mu bwesikoro byose uri kumva uyu mutware wawe ni ibintu nawe bamuhuhereye nawe atazi nawe ataramenya rero ahubwo uvuga ko arwaye ntugumye kumwita igisambo kuko ubwo ni uburwayi ikintu cyose cyarenze kamere kikarenga imyifato y'umuntu aba ari uburwayi uwo muntu aba ararwaye uri kumva ni ugusakuma ibye ni ugusakuma urumva Papi Keleva yarampamagaye muri indi jwi nyine nagiye guherekeza umupolisi wari wakoze umurenge hano Kimihurura arambwira ngo hari umuntu ngo wakuntumyeho ngo ndashaka kukuzanira ubutumwa bwaho utuye ndamurangira aho ntuye naho ngo bari kuneka ko umugabo ashobora kuba bavuze ngo ababanye ntibatana azi ngo ibyo bintu yabizanye iwanje baraza yaje yambaye intuza fime yaje mu baje kunsaka kandi sinzi nimba na
polisi yari irimo barasaka we mu nzu babura ikintu urumva ibintu yamwibye ni by'agaciro babuze na mikorofone nk'iyi ngiyi wenda ngo bavuge bati hari umutumbi dufatiye kwa Penina yazanye n'abantu bagera muri batandatu arakubwira ngo hari umuntu wamugutumyeho ngo uri bumpe ubufasha bw'amafaranga kwari ukugira ngo nawe uramwakira ugiye ubona azanye n'abantu icyo gihe wabyumvisha ute ngewe yari yambaye ibintu by'ibifime mu maso ku buryo ntamumenya ariko uko aresha no ku minwa naramurebye mbona niwe yinjira mu nzu barasaka babuzemo ikintu barasohoka ngo sawa ngo twatekerezaga ko hari ibintu bibye bakazana nuko birangira uko nyuma rero barambwira ngo bafashe umugabo mu bintu yagurishije ngo basanga bifite nk'agaciro ka miliyoni enye ngo basanga nta n'ibihumbi 100 asigaranye niko kumufungisha rero urumva ko umugabo yaratewe kandi yari umuvugabutumwa ukomeye twakoranaga umurimo w'Imana abantu bakuzura umwuka wera none satani yaranyaze mwamenyanya yiba oya yari umukozi w'Imana nanjye ndi umuvugabutumwa ubwo ntibaheraho bakavuga ngo waramuroze ntago namuroze se ko yakwicaraho nese ariko bijiste hari ubwami bwitera ubu nari kunanirwa kumuroga ngo ajye yanyibira nanga yicara bamuroga oya ntibibaho nta bwami bwitera be kujya bavuga ngo ninjye wamuroze bagiraga ngo bagaragaze ko atari Imana yari ibirimo ariko icyo yagombaga gukora yaragikoze wamubyariye abana babiri uyu munsi wa none gira amagambo nk'abiri wibwira Papi Keleva muramukazi arya ni nyirogosenge ni nyirasenge w'umugabo nanjye ubwo ni mabuko wawe ari we Dorcas gira ibintu basaba noneho ngewe sinzi ikintu nababwira ubundi uyu muryango nubwo abantu bajya bavuga ngo ndasebanye ariko urimo ikintu bita amoko kandi bayatunze mu mutima icyo mbabwira ari mabukwe ari umudamu Papi Keleva reka mukuremo kuko n'ubundi uwo muryango niwe utanyemera we ntabwo yabyinjiramo ariko nawe agomba kubyumvaho nkabwira abaramukazi banje batanyemera nkababwira ko iri juru tujyamo atari iry'abahutu n'abatutsi iri juru tujyamo si iry'abatwa si iry'abasinga n'abasindi iri juru tuvuga tujyamo si iry'abazigaba n'abahoro ijuru tujyamo n'iry'abihannye ibyaha nta munyamoko uzaja mu ijuru nimba banayafite bamenye ko bazapfa badakandagiye ku muryango w'ijuru icya kabiri ni uko bagomba kugira imbabazi bakanyereka gayera basi akajya nsura ubundi bufasha bakabumukorera ariko nanjye nka nyina namubonye Yesu yazabaha umugisha hari umuntu udukurikiye ahise avuga ngo reka guhamagare muganire kandi ikindi ntuzajya wumva nimero ishobora kugutera ubwoba itari yari ujye uyihorera hari abantu natwe bajya baduhamagara akita nka ribu ariko bamwe bamaje no gufata hari umuntu rero udukurikiye aravuze ngo arashaka kuguhamagara arakubona uko kumwe nimero yanjye igendanwa ni 078 74 99 iba no kuri WhatsApp wanyandikira biri kuri WhatsApp ikindi ngi inama nasoza nkugira nyuma y'iki kiganiro jya mu nzego z'ibanze zigufashe muri iki kibazo ariko ndabizi no kuri ribu bari buguhamagara bagufasha muri ibibazo byose reka dushimira abantu mwese mwari mudukurikiye Imana ibaha umugisha ni Penina twatuganiriye ukaba barafite kandi birumvikana nk'umubyeyi wabyaye akonsa umwana ni ibintu byumvikana katubwire Papi Keleva na Dorcas nimba iki kintu babizi yuko uyu mwana bamufite bumva ibyo Penina ari kubasaba naho yaba bakomerekeje n'agahinda k'umubyeyi ahubwo bamubabarire ikindi cya kabiri bigeho ukuntu uyu mwana nubwo baba batamushaka Penina ariko biga ukuntu uyu mwana yazajya ahura n'umubyeyi cyane ko banamurekuriye Penina atabona uburyo yanakwigamo nk'uko Imana yamubwiye ahubwo biga ikintu cyiza kandi ni ikintu cyoroshye ni famiye kandi na Penina yazajya gusura umwana kuko nimba Penina mujya ku igaburo rimwe Penina nimba mwizera Kristo umwe nimba mwamwitorero rimwe numva nta mpamvu mwakamwishishe mubane mu mahoro nje nicyo nasoza mvuga Imana ibaha umugisha turabakunda cyane ushaka kutuhamagara no kutuvugisha